ntidukora ibiterane byo kwiganana ngo banaka baherutse mu giterane ngo natwe tugikore igiterane cya competition ngo ngurumva ngo banaka ngo ntiboruha baturusha ngo gutegura igiterane ngo pi ngo natwe tugitegure mukama mugitegura muzi cya giterane muzamuhura gusa ariko Imana yabahujije mukayita kure kuko biza birangira nta witahanye kandi iyo duteranye biba bisaba ngo twunguke. Amen. Iyo duteranye biba ari ngombwa ngo tugire icyo dukuye muri kiriya giterane. Umumama washimye aravuga ngo mugire icyo mukuye muri iki giterane. Naje ndabibifurije mu izina rya Yesu. Kikiri giterane cyo kwigana abandi ngubwo bagiteguye. Mwebwe ndabashimiye Imana baheze umugisha kuko ni cyambere. Ibyo no kuvuga ngo ni projet yari gizigiye kandi murayisengera. Imana ibaheze umugisha rwose. Amen. Ariko ibyo ngibyo ubu nyine turi mu kugira ibintu byinshi, turi mu kwita amazina ngo igiterane cyo gusabana n'Imana. Abandi ngo ni igiterane ngaruka mwaka. No tukamaduhura gusa na Zebedayo n'uyu mwana waje mwungeri n'uyu wacu tugashayaye. Abasore bahuye bonanirwa kunezerwa. Gukirigitana tugaseka twenyine Imana itabibayemo biza bikunda. Imana yagiriye neza, Imana ihabwa icubahiro cyane. Amen. Turashimira itorero rya KDP ryateguye iki gikorwa, hanyuma abamama bakiri imbere turabashimiye cyane. Kina mama za hano nasanze ari abanyembaraga bikomeye bose, abungeri babiteho mubafashe cyane, bazokora byinshi itorero kuko nasanze mufite inkingi zikomeye. Turashimira abatumire bose turi kumwe kuri afishe, baririmbyi bari abana bacu, Imana ibaheze umugisha rwose. Turashimira nanone iyi timu twagendanye, Imana ibaheze umugisha. Hari abo twavanye Bujumbura, hari abandi bashimishijwe no kubana natwe bari bwagiriza baraza, Imana ibaheze umugisha namwe. Ndashimira ku bantu bose bahane Nyenkanda. Nari hano ndagira ngo mu kwezi kwa karindwi ku minsi 20, uyu munsi ni minsi 26. Turashimira Imana rero kuba mwaradutekereje, mu by'ukuri nta kibi mwakoze, mwadufashe neza kugeza n'uyu munsi. Igihe cyose mwodutumira twogaruka, Imana ibaheze umugisha. Ndashima nanone kubw'abakina mama bandi bavuye mu yandi matorero, nabajije barambwira ngo aba bavuye gushima n'abakina mama baya matorero ya hano. Nicyo cyamfashije, Imana ibaheze umugisha. Abakina mama bavuye bwagiriza ndagira ngo barahari nabo, Imana ibaheze umugisha namwe. Gushigikira igikorwa cyanyu ni umugisha ukomeye. Ndamukije Nyabisabo cyane, iwe ntiyonyibuka ariko nje namwibutse, yahagurutse hano ndamumenya, nuko usaramu nyinshi cyane, muheruka mu Karingi kera. Hanyuma ukuganda umusaza sindi mutoya, niba kwe gusa nyine ryo mu gitaramo, ako ndi mukuru, sindi mutoya nanje ndi mukuru, ako nyine sindi mukuru urenze igitaramo. Hari abaza bakiruta, ariko twaje gusanga ari bo cyaruse. Noneho umuntu ukicara akavuga ngo yarakuze cyane, ngo tiyoba gisirimba, ngo tiyogira gute. Dawidi yarinze asaza. Amen. Akiririmbira Imana, yarabitangiye ari umwungeri w'intama, ngo buca Imana iravuga ati uyu mugabo uzuragira intama gutya akazitangira, uwo mu bwoko yobuyobora neza. Kuriya niho byavuye.
zavuye mu kwitanga kwe, Imana ikareba ukuntu aharwanirira akagazi k'intama. Imana iravuga ngo uyu nguyu ni umuhereza Isiraheli, yoyiyobora neza kandi yobigisha uko nyine, kuko yagaza yirirwa acuranga inanga. Yamara kwicuranga ngo idubu yafata akana k'intama ngo akavuduka, ngo akamahubuka akayaka akana k'intama n'uburakari bwinshi, ngo akayivutagura akayica. Nibwo buhamya yatanze agiye kwica Goliyati. Yego. Yaravuze ngo Imana yandinze inzara z'idubu n'intare, ngo niko ishobora no kunkiza amaboko y'uriya Mufilisiti utarakebwe. Iwe nico kimwe yamubonye nk'iyindi nyamaswa mu zindi. Nta maboko yazabona afite, nta mbaraga yazabona afite, kubera ko yari yiringiye Imana ishobora byose. Ahagurukana izo mbaraga, ntiyita ku bindi. Imana iravuga ngo ndakugabira Isiraheli, uzoyiyobora kuzogeza. Kandi ngo yari afite umutima ngo umeze uko Imana ishaka. Haleluya. Rero turashima Imana, kandi gutegura igiterane cyiza cy'abamama gifite sije igoye, mwagize neza. Kubera ko none ari niyinga, ndahinduraho sije bukeye. Hari irindi mwuka yampaye kuganira nawe. Ariko kubijanye n'abamama, ico mwateguye turagikomezaho nimugoroba dusoza. Tuvuga abamama basenze bikazana impinduka. Amen. Haleluya. Tuvuge n'abandi bakoresheje ubwenge bigakiza umudugudu. Tuvuge n'ibisabwa kuri mwebwe. Hanyuma rero iyo umuntu ahagaze hano ku gatuti, haba iminzani ibiri. Hano ku gatuti haba umunzani w'Imana, aha ku gatuti hakaba umunzani w'aba bicaye. Ubu kurambura bibiri ijambo ry'Imana n'umunzani uba wipimiye, n'umunzani uba wishize. Kuko umunzani wa mbere nababwiye ngo n'uw'Imana. Yego. Aha mpagaze haba iminzani ibiri, haba umunzani w'Imana hakaba n'umunzani w'abantu. Rero nuja kuvuga mu bantu, uzi umenya ko bafite umunzani baba gupimira, baza bavunja wewe wa hano nawe wo hanze. Kandi wewe wo hanze ni wewe nyine, wewe wo hanze ni wewe. Kuko sipamenya kubivuga neza, ni wewe kuri, ni wewe nyine, ni wewe. Erega ni wowe uba wagarutse ukaza hano shizeho. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 5. Mumpere rushikama mikrofone ngira ngo arayifite aze gusoma ico canditswe, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, twumva ico tuzatwumva mu ijambo ry'Imana. Soma Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 5. Eko. Bibiliya iravuze ngo kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro, uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'uwigishwa ibyiza byose. Timuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ari kubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisora tuzasarura nitutagusari. Amen. Imana igweze umugisha. Tugiye kuganira umwanya mutoya amagambo avuga ngo kubiba.
kubiba. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ngo ubibira mu mubiri azasarura ngo kubora, yego, ariko ngo ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Naho cyane ndinda uyu mwanya usigaye, kuko natekereje nkaza mvuga ati nanabibwiye pasiteri hariya, ndamubwira ati se ko abamama bangiri guterane batabaririmba, bigo ko bataririmbye, none ga mureke kugarukira hafi namwe muririmba. Amen, haleluya. mukanguke. Kuko niko kuyiza ni uwo mukutano wanyu ga wa mbere. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi mu ijambo ry'Imana niho dusanga igisubizo cy'ikintu cyose dushaka. Bibiliya nizitanga ibisubizo by'ibyo abantu baburiye nk'ibisubizo. Donc ibibazo byose twibaza, ibibazo twibaza ku Mana, ibibazo twibaza ku buzima turimo, ibibazo twibaza ku kuremwa, ibibazo twibaza bidushikira mu buzima bwacu bwa minsi yose, Bibiliya nicyo gitabo cyonyine kiza gitanga igisubizo, kandi umuntu wese akanyurwa akagubwa neza. Igisubizo utaboneye kwa banyokorome, igisubizo utaboneye mu bakomeye b'iyisi, igisubizo utaboneye kuri papa wawe na mama wawe, mu ijambo ry'Imana uza ukibona. Amen. Niho honyine tuza dusanga inyishu y'ibyo dukeneye byose, ni mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero ubuzima bw'iri jambo twasomye, ibyo umuntu abiba, kubiba ni ijambo ry'ubuzima bwa minsi yose, ni ijambo rigize ubuzima, kandi tubiba ku manywa, tukabiba nijoro, tukabiba imvura ihayigwa, tukabiba izuba riharyaka, tuza tubiba muki iki imisozi ihayaka imitutu, byatsi byumye, utobona nako kwitokora, niko abanyamurenge bazavuga, utobona katsi ko kwitokora, ako twebwe tuza tubiba. Haleluya. Tuza tubiba mu miryango yacu, tuza tubiba. Imana ifashe mu vino message. Amen. Tuza tubiba umugabo yicaranye n'umugore wiwe wa kabiri, waje gutuma abana bawe ugiye kubaha icyayi ngo baje ku masomo mu gitondo ukabiba, waje kwibomba kuvoma wajanye ibidisi n'ibido rya 20 litre ukabiba. Amen. Yesu yaganiriye ku mubibyi, Matayo 13 ndagira ngo niho yaganiriye, ngo yaragiye ahantu, ngo abantu baramusanga, ngo ashikatangira kubaganirira amakuru, ababwira amakuru y'umubibyi ngo wasohoye imbuto, ngo akibiba, ngo zimwe zigwa ku nzira, ngo abibi za kabiri zigwa ku kara, ngo abibi za gatatu zigwa mu maho, ngo abibi za kane zigwa mu butaka bwiza. Uko zose zagiye zigenda, Satani yarahuguye iza yinjira igasohoka uko ishaka. Abantu benshi baza abadayimoni bavugishije umuntu ngo twavuye ngo kwa naka ngo turashaka kumujana. Ni abantu benshi bazi ko abo ari bo badayimoni. Ariko dayimoni igoye mbi ni kwiba ijambo ry'Imana ryo kugukiza. Uzi ko abantu barihinduye nk'ikirwanisho ijambo ry'Imana,
dusigaye tugira ibipande bimwe ngo byo gusomera abanaka, kandi nawe nyine ukumva ko igipande bagusomeye nyine ngo cagukomerekeje. Ijambo ry'Imana riza ribakomeretsa yeme. Nizina risumba yandi abisi batamenye, Yesu soko y'amazi amara inyota, Kristo nzira y'ubugingo, ubugingo bw'iteka, azatugeza mw'ijuru. Kristo tuza tumusanga hehe iyo twamushatse? Kristo aba mu ijambo rye. None wewe baza barivuga ukumva ko ryagukomerekeje. ukumva kandi nyine ukamusoko havuga ngo yatubwirije se, ngo yaza tubwiririra, kandi uko yasomye mu ijambo ry'Imana. Igihe kimwe twagize ibibazo mu itorero ngo amare hakabamo ibice bibiri, kimwe kigashigikira ikindi kigashigikira. Umuntu yarambura gusoma ngo mubabarirane kuko muzababarirwa, bakamavuga ngo nibari abawe ngo babatekereye. Wese yari kumwe nande ngo nanaka ngo uko ni wamubwiye, kugira ngo umutima Satani rusheho kunangira, ukagira buri herereje ngo nibo bamubwiye amakuru. Ngo buce ngenda babwira ngo icampa ijambo ry'Imana rivuzwe ryose rikagira ico ryomoye mu buzima bwanje, kuko kizankiza kabaho ngahembuka ni ijambo ry'Imana. Ryaje kudukiza ariko abantu barisitaye, kandi Bibiliya ivuga ngo nibo ryagenewe, ariko ngo barisitayeho kubera iki? Kubera ko banze ko ribakiza. Twaranze twanga ko ridukiza, turanga burundu, riza rivuga tukaziba amatwi tukanga. Bibiliya ivuga ngo abanga kumvira ijambo ry'Imana bakaziba amatwi yabo n'umuririmbyi. Umuririmbyi yarabivuze neza, abanga kumvira ijambo ry'Imana ngo bakaziba amatwi yabo ngo ntibazabona Yerusalemu, cya gihugu cyiza. Ndiyemeje jewe ubwanje kumukurikira, kandi ngo ndiyemeje jewe ubwanje kuzagitura. Nico nsaba, niko senga Imana nyiracyo. Wanasifiwe sana. Haleluya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri, niwumva ijambo ry'Imana mu mubiri uzasarura kubora, ariko niwumva ijambo ry'Imana mu mwuka uzasarura ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Kandi nababwiye ngo tubiba, uza utangira kubiba muri uyu mwana akiri muto, kera kurabiba. Nibuca umutume kuvoma ubibe muraho. Amen. Bibiliya ivuga ngo toza umwana wawe mu nzira nziza ngo akiri muto, ngo azarinda asaza, ngo akigendera amatara yivamo. Niki tuza tubiba mu miryango, niki tuza tubiba hano muri uno muhanda dutuyemo. Iri ko ari itorero Yesu yisi izina aravuga ngo muri umuco w'isi. Rero yaravuze ngo muri umunyu w'isi, muri itabaza, ngo muri umudugudu.
ariko amatabaza yacu ubu nyine ariho intongo turatwikiriye kandi tuyatwikirije ingeso mbi kandi nabyo ni ukubiwe bizasarura kuko buri kintu cyose gifite ikigega cyacyo hari aho bavuze bazorumja bazasarura ubiba urwango afite ikigega aho azahunikirwa bazamuhunikira urwo rwango bahunike uzosanga gihunitse cyuzuyemo urwango icyo kigega zebede ikigega cy'urwango n'amacakubiri no kunangira umutima no kutababarira no kutizera icyo kigega kirateguye iyo depo barayiteguye iyo stock ibitse mwibyo wabibye nibucya bazokubwira ngo ngwino sarure kuko warabibye umurima uzahingamo wose uzera kandi uzera ibyo wahinzemo kuko imirima ni ibiri ni ibiri abazasarura ibiboze n'abazasarura ubugimbi imirima ni ibiri stoke ni zibiri ariko bamwe mu kigega cyabo ngo bazahunikamwo ubugingo mu kigega cya kabiri ngo bashiremwo kubora ibibore imbuto ni zibiri imirima ni ibiri ibigega ni bibiri kandi iyo mirima yose izera icyo wabibye nicyo uzasarura kuko ibyo duha dukora byose uko duha tugenda kose tuzasarura nukuri uririmbe ubivange n'uburyarya uzasarura kubora Imana itubabarire cyane usirimbe cyane ugire icyuya cyinshi kiruhe kirenge nyine gite gahunda nimba utahawe wikorana umutima wizera uzasarura ubu umushumba uyobore wambara uberwe dore ukuntu twandikirije twese none twaberewe twashajije kabisa niko abarundi bo bazabyita ngo n'ugushaza uberwe niba aje gusarura nimba utari ukwije ku munzani w'Imana niba pima ku munzani bagasanga udashitse bazovuga ngo stock yawe mu kigega cyawe ni hariya mu biboze muzigiye kajangara iteye abantu bahinze iri iwacu muza mwibuka kajangara ibigori byazaga byamba bigakura byaje kuba amatimbiri ese siko ibindi bitangiye ko gutura gashara amaze bikarwara kajangara abantu bavukiye ino ntibayimenye neza ukamusanga ikibabi cy'ikigori aho kuba icyatsi kibisi kigashiramo utuntu twera nk'utu ngo ayiwe ngo biriya bigori byarwaye kajangara we nuko byazaga biheka byabaga birangije twirinde kajangara mu ikanisa tubibe imbuto zizaheka haleluya kandi ntidukore ibiterane byo kwiganana ngo banaka baherutse mu giterane ngo natwe tugikore igiterane cya competition
ngo ngurumva ngo banaka ngo ntiboruha baturusha ngo gutegura igiterane ngo pi ngo natwe tugitegure mukama mugitegura muzi cya giterane muzamuhura gusa ariko Imana yabahujije mukayita kure kuko biza birangira ntawe witahanye kandi iyo duteranye biba bisaba ngo twunguke. Amen. Iyo duteranye biba ari ngombwa ngo tugire icyo dukuye muri kiriya giterane. Umumama washimye aravuga ngo mugire icyo mukuye muri iki giterane. Naje ndabibifurije mu izina rya Yesu. Kikiri giterane cyo kwigana abandi ngubwo bagiteguye. Mwebwe ndabashimiye Imana ibahe umugisha kuko ni icyambere. Ibyo no kuvuga ngo ni projet yari igizigiye kandi murayisengera. Imana ibahe umugisha rwose. Amen. Ariko ibyo ngibyo ubu nyine turi mu kugira ibintu byinshi, turi mu kwita amazina ngo igiterane cyo gusabana n'Imana. Abandi ngo ni igiterane ngarukamwaka. No tukamaduhura gusa na Zebedayo n'uyu mwana waje mwungeri n'uyu wacu tugashayaye. Abasore bahuye bonanirwa kunezerwa. Gukirigitana tugaseka twenyine Imana itabibayemo. Biza bikunda. Ariko iyo ari igiterane cyo kubiba, iyo ari igiterane cyo kuvuga ngo muri uyu murima tuzosaruramo iki, ubu bugingo buraha bwose buzahembukira muri iki giterane, ibyo tuza kubibamo bizera. Yo Imana izivuga ngo nukuri biriya bitekerezo by'abariya abantu ndabifinansa, ndabibamo, ndabashigikira bariya kuko hari icyo bahaba bashaka. Muzamubwira ngo Abrahamu niki cyatumye Imana imureba, ngo yarebye ibigirwamana byasaza akora, arareba ngo akabihuza bikavugitera akaza kunga ngo guca aravuga ati none sirizuba niyo Mana, akareba rikarenga, ngo atangira gushaka Imana mu bitekerezo mu bwenge. Imana yaremye ibi, yaremye data, yandemye iba. Imana ngo irangiza itabaza muri we, iravuga ngo uriya muco uri muri Abrahamu wo kunshaka. Amen. Ngo reka mwiyereke, kandi iravuga ngo simwiyerekera muri uri, reka mukureyo. Iramubwira ngo va mu gihugu cyane uje mu gihugu uzakwereka. Imana iramubwira ngo nzaguha umugisha. Amen. Iyi va mu gihugu cyane nuko mukura mu bigirwamana. Imana yari murangiye ahaja ngo irangize iramubwira ngo nzaguha umugisha, nzabana nawe, nzabana n'urubyaro rwawe, nzabana nawe, nzagukomeza, nzagukuza, nzaguha umugisha, uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Niryo sezerano Abrahamu agira rikomeye risumba yandi mahanga yose. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyo rero iyo Imana ibonye icyo gitekerezo cyo kubiba mu mitima y'abantu urukundo n'ibyiza, nukuri Imana izivuga ngo sinoreka kwagarirwa bariya ndabana nabo. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibira mu mubiri azasarura muri uwo mubiri kubora, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Ko turabiba hehe bavandi? Amen. Mu miryango yacu ko turabibahe, abana bacu ko turabiba mwiki, amatorero yacu ko turayabiba mwiki, ababanyi bacu ko turababiba mwiki, isi idutegereje ko tuyibiba mwiki, ibihugu bitegereje ko tubibiba mwiki. Kuba twaravuye iwacu uyu munsi mukama muhamukoresha ibiterane ni cyiza. Amen. Kuko Imana kiravuga ngo mwarangendanye. Haleluya. Turasoje. Inyigisho za mu gitondo nizo narifite. Icyo umuntu abiba icyo azasarura. Icyo umuntu abiba ubibira mu mubiri, muri uwo mubiri azasaruramo kubura. Niwo musaruro afite. Nibibore gusa, nibibore. Ubibira mu mubiri
imbuto z'umubiri n'iziriya ngeso za kamere ziri mu Bagalatiya. Imbuto z'umwuka nanone n'iziriya ziri mu Bagalatiya. Amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Kandi ngo imirimo y'umwuka nayo iragaragara. Harayifu ararangiza. Si iki gice twasomye se. Iki cya gatandatu rero icyo kiratubwiye ngo icyo umuntu abiba, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Umuntu wenyine niwe uzuhinga, wenyine akabiba, kandi ntawe uzitwaza ngo ni naka wabiteye. Tawe habe n'umwe. Nukuri ntawe uzokubwira ngo naka niwe wantije imbuto. Oyaye, muzi ko kera mu mihana twazaga dutira imbuto ngo njewe ngo imbuto zanshiranye mama we ngo nimbuga ifite ibishimbo ngo mpeze. Ese iyo byeze uzuvuga ngo ni ibishimbo bya naka? Haho nashaka bewe, ariko aho wemeye kubiba ni mu murima wawe, ni muko wawe. Nubiba mu kwawe rero ukabiba mu rwango, uzasaruramo kubora. Nubiba ikinyoma uzasarura kubora. Nubiba amacakubiri uzasarura kubora. Nubiba ibinyoma, nubiba uzasarura kubora. Ariko nubiba urukundo uzasarura urukundo. Nubiba gukiranuka uzasarura gukiranuka. Nubiba kubaha Imana uzasarura kubaha Imana. Nubiba ukuri uzasarura ukuri. Nubiba ibyishimo uzabisarura. Nubiba amahoro uzayasarura. Nubiba gukiranuka uzabisarura. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Imana iduheze umugisha. Amen.